Uwiteka Imana ikomeye, umuremyi w'ijuru n'isi, twongeye guca bugufi imbere yawe. Iri ni iteraniro ry'abahungu bawe n'abakobwa bawe, iri ni iteraniro ry'abo wakunze, iri ni iteraniro ry'abo waguze amaraso. Aba ni babandi mwami twatangiye urugendo, twagize amahirwe uraduhamagara, uratwimenyekanisha mwami, uratubabarira bya byaha byinshi. Amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Hari agace twakubonyeho, ariko mwami twongeye kukwinginga muri iki gitaramo ngo uduhe ibirenze indirimbo, uduhe ibirenze ikibwirizwa, uduhe mwami ibirenze ibikorwa byiza byose byakorerwa hano hantu. Turagushaka, mutima wanjye urakwifuza, mutima wanjye ukeneye kwihurira nawe bizumwihariko. Uwiteka we, hari uko twakubonye, hari agace twabonye, ariko uyu munsi wakongera ukatugira neza, ukatwereka kandi gace. Mwami turagukeneye mu bwiza bwawe. Igihe kimwe Mose yarakubwiye ngo nutagendana nawe ntumukure ino, ntubakura ahangaha. Kandi bari barabonye imbaraga zawe, bari barabonye inyanja itukura icikamo kabiri, bari barabonye manu mu butayu, bari barabonye imbaraga zawe zikomeye muri Egiputa, bari barakubonye mwami. Ariko arongera akubwira ngo nutagendana natwe ntudukura aha. Arongera akubwira ngo unyereke ubwiza bwawe. Mwami turashaka ubwo bwiza, suko utatugaburiye, suko utadutunze, suko utadushyize mu ishuri. Hari abandi benshi bitakunze, hari ibimenyetso n'ibitangaza twabonye mu buzima bwacu, ariko natwe dufite inyota yo kuvuga ngo mwami utwereke ubwiza bwawe, nanone utwereke kugira neza kwawe. Mwami dukeneye imbaraga zirenze izo tumazemo iminsi, dukeneye ubuntu burenze ubwo twahawe, dukeneye kukubona ku rwego rurenze utwo twakubonyeho, birenze uko twakumvise mu nsengero yacu. Dukeneye umwihariko hamwe nawe. Erega uraboneka Uwiteka Mana Nyiringabo, erega urafatika, erega uriho, erega wahozeho, erega presence yawe uracyayiha bagufitiye inyota. Turakwinginze ntutwime mu maso yawe mwami. Dusohore mu bimenyerewe, dusohore mu kuririmba gusa, dusohore mu kubwiriza gusa, kuko n'abantu mwami barabishoboye gukora za disikuru nziza zirimo ubwenge n'ubuhanga, zidategwa, ziteguye neza mwami. N'abaririmbyi hanze bararirimba, amajwi akaba meza, yewe bakagira n'ibicurangisho biruta ibyo dufite. Ariko mwami turashaka kubaho kwawe, turashaka ibirenze ibyo byose. Kristo iyo winjiraga mu isinagogi byaramenyekanaga, abantu barabohokaga, amadayimoni yavaga mu bantu, abafite indwara barazikira, Mwuka wera umanutse, abagabo barenga 3,000 barihannye. Uwiteka Mana Nyiringabo, baravuga ngo Petero tugire dute kugira ngo natwe dukire? Ngo ijambo ribacumita mu mitima, bihana ibyaha byabo. Mwami turashaka ibyo ngibyo, turashaka imbaraga zawe zihindura umuntu, zikamuha imbaraga zo kuva mu byaha. Turashaka imbaraga zawe zikora ku muntu wese agahinduka mu buryo bugaragara. Turagushaka mwami w'abami, turagushaka. Wasuka imbaraga kuri aba basore n'inkumi, maze ibintu bigahinduka muri iki kigo, ibintu bigahinduka muri iyi Karongi. Wasuka imbaraga zawe mwami kuri aba bakobwa bawe n'abahungu bawe, generasiyo yabo mwami ikagira itandukaniro. Wasuka imbaraga ku musore umwe, wasuka imbaraga ku mukobwa umwe, akazana impinduka mu muryango w'iwabo, akagukorera bitandukanye nuko twagukoreye. Wasuka imbaraga mwami w'abami, ugahagurutsa urubyaro rushya rurenze uko ba Timoteyo bari bameze, rurenze uko ba Yosefu bari bameze, rukora ibirenze ibyo ba Paulo bakoze. Uwiteka we, turagushaka muri iyi myaka yacu. Erega iyo ushima ko tuvuka mu gihe cya Paulo, tuba twarabayeho muri icyo gihe. Iyo ushima ko tubaho mu gihe cya Danieli, tuba twaragaragaye muri icyo gihe. Ariko mwami wemeye ko tuba muri iki gihe, iki gihe kimeze gutya, uracyasuka imbaraga zawe kuba kunyotewe, uracyasuka imbaraga zawe kuba gushaka. Twemerere mwami w'abami, nubwo yaba umwe yakorana nawe iby'ubutwari. Usutse inzara n'inyota mu mutima w'umukobwa, usutse inzara n'inyota mu mutima w'umusore, yahaguruka agakorana nawe ibitandukanye n'ibimenyerewe. Turagushaka mwami, turashaka kwimenyanira nawe, turashaka ko ijuru ridukingukira. Turagushaka mwami w'abami, turashaka kugenda nk'abagufite, turashaka kwiga nk'abagufite, turashaka gukora inshingano dufite muri iyi si nk'abagufite. Kuko mwami turireba tugasanga turasa n'abatagufite, tugasanga nta tandukaniro, tugasanga ibyo bavuga n'ibyo tuvuga, bibica n'ibyo bitwica.
turagushaka mwami, utwemere ntutwime mu maso hawe. Nyemerera usuka inzara n'inyota mu mutima w'abana bawe, bagushakana umwete urenze uwo bagushakanye mu mwaka watambutse. Bahabwa imbaraga zo kuva mu cyaha zirenze izindi minsi yose yatambutse. Bahabwa imbaraga zizana diferanse, zizana itandukaniro. Turakwizeye, ntutwime mu maso hawe. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo si kubw'imbaraga n'amaboko, ngo ahubwo ni kubw'umwuka wawe, Mwuka wera. Cyo ngukundira, ujye umanuka ku buzima bw'umuntu usanzwe ukamuhindura udasanzwe. Tukwemerere muri iki gicamunsi ugira ubuzima usanga, ugira ubuzima ukoraho, maze atangire kubaho bitandukanye n'uko yari abayeho. Atangire gusenga bitandukanye n'uko yasengaga. Atangire gukiranuka bitandukanye n'urwego yari ariho. Agira amajoro yo kwiherana nawe, agira umwanya wo kubana nawe, abantu batazi, abantu batari. Asohoke hano hantu afashe icyemezo cyo gusohoka mu bimenyerewe. Asohoke hano hantu umutima wuhuye nawe by'umwihariko. Urakoze Data. Ba Petero bagendanye nawe iminsi, babona ibitangaza ukora n'ibimenyetso. Bakubonye ukiza indwara, bakubonye wirukana amadayimoni, bakubonye imitsima igwira ikaba myinshi ukagaburira abantu ibihumbi. Barakubonye no ku musozi wo guhindurirwamo. Igihe kimwe Petero yagize nihishurirwa, uri mubaza ngo mwebwe munyita nde? Aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana nzima. Uramubwira ngo sinyama n'amaraso bibikubwiye, ngo ahubwo ni Data ubiguhishuriye. Hari imbaraga bari bafite, ariko bari bakeneye indi touch, bari bakeneye ukundi gukorwaho, bari bakeneye undi mwihariko wo mu cyumba cyo hejuru. Mu cyumba cyo hejuru binjiranye intege nkeya, bamanuka bagwije imbaraga. Bari abantu batinya, bafite n'ubwoba bw'urupfu, bamanuka batagitinya urupfu. Bari abantu banyuzamo bakakwihakana, bamanuka batakikwihakana. Kugera mu rupfu ba Petero ntibongeye kubivamo ukundi. Turashaka uko gukorwaho mwami, komeze nk'uko mu cyumba cyo hejuru. Turashaka ubundi budasa, turashaka undi mwihariko hamwe nawe mwami w'aba. Turashaka izindi mbaraga, za zindi ziherekeza umuntu kuva mu busore akageza mu busaza atabivuyemo, zikamuherekeza mu bukene akagera mu bukire ntabivemo, zikamuherekeza ari umunyeshuri akagera mu kazi akagera mu cyubahiro ntabivemo, zikamuherekeza ari umusore akagera mu rushako ntabivemo, zikamuherekeza atazwi agahinduka icyamamare ntabivemo, zikamuherekeza muri iyi si kuzagera ku iherezo ry'urugendo. Izo nizo mbaraga dushaka mwami w'aba, tukaguhamya kuzageza ku rupfu. Turashaka za mbaraga zari mu buzima bwa Stefano, bakamutera amabuye ntabivemo. Se mwami ko uyu munsi umuntu asonza agahita bivamo, ko umuntu abura telefone nziza agahita bivamo, ko umuntu abura amanota akabivamo, ko umuntu abura minerivare akabivamo. Mwami dukeneye imbaraga zizana itandukaniro, za zindi umuntu yakwemera gupfira ubu butumwa bwiza twahawe, za zindi umuntu yamaramaza muri uru rugendo kuzagera ku iherezo. Izo ntizizanwa n'amagambo menshi, izo ntizizanwa no kwamamara, izo ntizizanwa n'ikindi kintu. N'umwihariko w'abatindana nawe turakwinginze mwami w'aba, kugira ngo usuke izo mbaraga muri uru rubyiruko, usuke izo mbaraga muri aba bana bawe, usuke izo mbaraga muri aba bakozi bawe, maze mwami ubakoreshe ibyo bakuru babo batashoboye, ubakoreshe ibyo ababyeyi babo tutashoboye, ubakoreshe mwami uzana itandukaniro muri iki kinyejana, uzana itandukaniro muri iki gihugu cy'u Rwanda. Watse umuriro mu mutima w'umuntu umwe, umuriro uzakongeza iki gihugu, umuriro uzakongeza Afurika, umuriro uzakongera ugera hirya no hino mu isi. Maze Uwiteka Mana Nyiringabo ugira ubwoko ukiza, ugira abantu ukiza, ukoresheje akanwa ke, ukoresheje amaboko ye, ukoresheje ubuzima bwe. Ndagushimira ko iyo ugiye gutabara ishyanga uhagurutse umuntu. Wabwiye Mose ngo numvise gutaka k'ubwoko bwanjye, numvise kuniha kwabwo, kubw'uburetwa Farawo bakoresheje, uhagurukije Mose kugira ngo ukize ishyanga ryose. N'uyu munsi wabikora mwami, n'uyu munsi wabikora. Wagendanye n'abagabo 12 batari ibizamamare, badafite amashuri ahambaye, kugira ngo bamamaze ubutumwa bwiza nyuma yawe. Wahamagaye ba Pawulo, abantu bari kure yawe, umuntu umwe ukamukirisha ibihugu, ukamukirisha amatorero, ukamukirisha imijyi. Na n'uyu munsi mwami wakiza uru rubyaro ukoresheje umuntu umwe muri aba bajene. Ndakwizeye,
nizeye imbaraga zawe, nizeye ubuntu bwawe. Urakoze data, izina rya Yesu, amen. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Teme yacu iri muri Mika igice cya 6 umurongo wa 8. Haleluya. Mufite umurongo mwiza mugenderaho, Imana yo mu ijuru nabyo ibibahera umugisha. Reka dusome Mika 6:8. Haleluya. Ese tutarasoma, urumva waba uwo musore cyangwa uwo mukobwa Imana yakoresha? Urumva waba we? Hari uwumva yaba we? Reka zamura akaboko turebe. Haleluya. Waruzwe Imana yakorana nawe ibintu bihambaye. Imana ntago ikorana n'ikivunge. Ikivunge ni cyiza, ariko umuntu umwe ashobora kuzana influence mu bantu benshi. Haleluya. Ese kubishaka wakwemera no gutanga ikiguzi? Yego. Cyangwa no kubishaka gusa? No kubishaka gusa? Wakwemera gutanga ikiguzi? Amen. Mwuka w'Imana abigushoboze. Reka dusome Mika 6:8. Ndagerageza kutabatindira. Haravuga ngo yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda, kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Haleluya. Mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Ndashima Imana ko itajya iduhisha ibyo dushakaho. Haleluya. Ntabwo ibintu by'Imana biri compliqué, abantu nibo babikomplika. Ntabwo ibintu by'Imana bihishwe cyane, abantu nibo babihisha. Abanyamadini cyangwa abayobozi b'amadini twebwe nitwe tubikomplika, ariko Uwiteka icyo ashaka ku bantu ahora yifuza no kukibamenyesha. Haleluya. Kuko ntiyakubaza ibyo utamenye. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo yaguha ubwiru udasobanukiwe ngo azakubaza impamvu utabwumviye. Muranyumva nshuti z'Imana? Icyo Uwiteka ashaka ajya kimenyesha abantu be. Abantu be bakagorwa no kugishyira mu bikorwa, ariko aba yakibamenyesheje. Haleluya. Ntabwo abihisha. Ngo icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ibintu bitatu twabonye muri uyu murongo kandi bisobanutse. Yavuze ngo no gukora ibyo gukiranuka. Haleluya. No gukunda, kubabarira no kugendana n'Imana twicisha bugufi. Tutarinjira mu byo nateguye, by'Umwuka w'Imana yashyize ku mutima wanjye, ibyo bintu bitatu murumva tutabigerageza. Haleluya. Uri mu mwaka w'amashuri, mufite imyaka muzamara hano, abandi barimo bararangiza, abandi wenda bazamara igihe ntazi, ariko ufite igihe uzamara muri ubu buzima bwo muri kaminuza. Haleluya. Ibyo Uwiteka gushakaho muri ubu buzima urimo bwo kuba uri umujene, bwo kuba ugize amahirwe yo kuba uri mu ishuri, ikintu cya mbere ni ugukora ibyo gukiranuka. Haleluya. Ntari bugusabe gukiranukira mu isoko no mu bucuruzi kuko si huri, ariko aragusaba gukiranukira mu by'urimo mu mashuri, kandi biroroshye. Amategeko y'Imana ntabwo akiri ku mabuye, yanditswe mu mitima yacu. Haleluya. Buri muntu wese iyo adakoze icyo gukiranuka arabimenya. Waruzi ko umuntu abimenya? Nubwo ababwiriza bose barekeraho kubwiriza, indirimbo nziza zirimo ubutumwa bwiza zigahagarara, buri muntu wese azi icyo gukiranuka mu mutima we bimusaba. Muranyumva nshuti z'Imana? Igituma tubwiriza, igituma ubutumwa bwiza buvugwa, igituma abantu bakorera Imana, ni ukugira ngo dukomeze dutyazanye, ni ukugira ngo tubibwire abatarabimenya, ni ukugira ngo dukomezanye, ariko ibyo gukiranuka byanditswe mu mitima yacu. Haleluya. Icya kabiri dushakaho ngo ni ugukunda kubabarira. Impamvu dusabwa gukunda kubabarira, tuzahura n'ibirushya byinshi muri ubu buzima. Uzahura n'abantu bakwangira ubusa, uzahura n'abantu bagufitiye ishyari, kandi nasanze burya n'abatari bo. Haleluya. Umuntu atanga icyo afite. Umuntu ubabaza abandi akenshi nawe aba yarababajwe, umutima wo guhinduka igisenzegeri, hanyuma agatanga nyiri ibyo afite. Ntabwo naguha ibintu biryohereye kandi muri njyewe harimo ibisharira. Rero Imana iragusaba ngo muri uyu mwaka wose uzakunde no kubabarira, kuko uzahura n'abantu bakubabaza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ari umukozi w'Imana nakurikiye mu ijambo ry'Imana ejo bundi, yarimo kwigisha mu rusengero rumwe, avuga ikintu tudakunda kumva ariko cy'ukuri. Aravuga ngo nagira ngo mbabwire itangazo rimwe ko muri uyu mwaka muzongera mugahura n'ibyago. Murabizi iyo turangiza umwaka turawuhanurira, siko bimera, tukawuvugaho ibyiza twifuza ko bizatubaho, kandi koko Imana ikiranuka ijya ibidukorera, ariko ntibivuga ko ibyago n'amakuba bishira. Aravuga ngo nagira ngo mbatangarize ko muri uyu mwaka muzongera mugahura n'ibyago. Aravuga ngo muri uyu mwaka hari abantu bazapfa, bashobora kuba atari bugufi bwawe nk'uko bashobora kuba bugufi bwawe. Aravuga ngo muri uyu mwaka azongera habemo ibibazo nk'uko byabaye no mu washize. Murumva atari inkuru mbi? Ni inkuru mbi, ariko ni realite y'ubuzima.
Mana yacu dutabare. Rero biri yakubwiye ngo uzakunde kubabarira kuko uzahura n'abakubabaza, uzakunde kubabarira. Umuntu urimo ajya imbere, umuntu wifuza gukorana n'Imana imbere, atoza umutima we guhora babarira. Haleluya. Kutababarira ni ikiziriko kigufatira ahantu hamwe. Kutababarira ni ikiziriko kikubuza gutera imbere mu buryo bwose, kikubuza gutera imbere mu buryo bwo mu mwuka, kikakubuza gutera imbere mu buryo bw'ibifatika. Iyo umuntu atababariye ahora acuritse umutwe ahantu hamwe, ahora avuga ngo bangiriye nabi, banze kunyishyura minerval, banze kumfasha, banze kumakaza, barampemukiye, baranyirukanye, barambabaje. Ntushobora guhora muri ibyo bintu ngo uzarebe imbere. Rero uzakunde kubabarira kuko uzahura n'ibikubabaza. Haleluya. Uzahura n'abaguhemukira, uzahura n'abari kugukorera ibintu hanyuma bagukorera bitandukanye n'ibyo wari ubitezeho. Uzahura ukunda kubabarira niba wifuza kugendana n'Imana kuri. Haleluya. Ngo ikindi ngo nukugendana n'Imana duciye bugufi. Amen. Ikiza cyo guca bugufi nubwo nta muntu urabigira 100%. Hari umuntu waba ufite 100%? Yewe ndacyarwana nabyo. Haleluya. Tugenda twitoza kugerageza guca bugufi, ariko umutima w'umuntu ntabwo ukunda guca bugufi. Umutima w'umuntu ukunda kuba hejuru y'abandi, nuko duteye, nuko dukoze. Umutima w'umuntu ukunda ko abantu bamenya ko twahageze, bakaduha icyubahiro kidukwiriye. Siko bimeze? Uzarebe wakoze ikintu kimeze kimwe n'undi, wabwirije n'undi arabwiriza, murarangiza bagiye gushima bashima umuntu umwe. Mumbwize ukuri nk'abantu bajya mu ijuru, bashima wa wundi nawe wabwirije nta kutagize, mwabwirije neza. Bashimye wa wundi barakwibagirwa. Mu mutima wawe havuga iki? Havuga ngo iki? Hari akantu kazamo kibaza impamvu batarimo babimenya. Mukaririmba neza muri babiri cyangwa korale ebyiri, bagashima imwe indi bakayibagirwa. Nta kantu kazamuka mu mutima. Mwebwe muri abatagatifu ntikazamuka, ngewe karazamuka kakavuga ngo ariko buriya ntabwo babimenye ko nari mpari. Umutima w'umuntu uragoye, ariko tuzitoze kugendana n'Imana duca bugufi, kubera ko umuntu uca bugufi Imana imuhera ubuntu. Haleluya. Iduha ibintu tudakwiriye, tutamerita, bitajyanye n'ingano yacu. Uzahora utoza agatima kawe muri uyu mwaka ngo mutima wanjye ca bugufi, ndakuzi, ukunda kumenyekana, ukunda kwishyira hejuru, ukunda ko abantu bamenya ko uhari. Yanyu ntibikunda kereka utari umuntu. Haleluya. Ariko uzatoza umutima wawe guhora uca bugufi. Kubera iki tugomba guca bugufi? Nuko abantu baciye bugufi Imana ibahera ubuntu, hanyuma Imana ikagira ite? Ikarwanya abibone. Njya nkunda kubwira abantu ngo warwanywa n'abantu, ukarwanywa na Satani, ukarwanywa n'abadayimoni, abarozi b'iwanyu bakakurwanya, abarozi batarabi iwanyu bakakurwanya. Ibyo byose uracyafite imbaraga hejuru yabyo, kandi wabasha kubacika ugahabwa umugisha n'Imana. Ariko ari Imana ubwayo yamanukiye kuvuga ngo kanaka ntuzarenga. Ninde wagutabara? Ninde wagutabara? Ninde wakuzamura itakuzamuye? Ntawe. Rero tuzahure dutoza imitima yacu muri uyu mwaka ngo umutima wanjye ica bugufi. Haleluya. Hari ibyo washoboye Imana ishimwe, ariko iyongereho. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Ibyo Imana idushakaho rero ntigeze ibiduhisha, yarabitumenyesheje. Muri mu ntangiriro z'umwaka mugarutse kwiga. Haleluya. Uwiteka arifuza ko igihe murimo mwiga ubumenyi busanzwe, murimo mugwiza ubumenyi, murimo mugwiza ubwenge bwo mu ishuri, arifuza ko wazamusigira n'akandi gace ko kwemerera Imana nayo ikakwigisha. Haleluya. Ukavuga ngo imyaka nzamara muri kaminuza nzaba ndimo ndiga ubumenyi busanzwe, ariko nzigishwa n'Uwiteka. Nzafata umwanya wo kwemerera Imana nayo inyigisha, imbwira ibyo ishakaho, kandi nitoze kubishyira mu bikorwa. Haleluya. Imana yacu itugire neza. Hamwe n'amasomo wiga wemere nuko Imana izakwigisha. Iyo turebye muri Zaburi ya 90 murongo wa 12, natekereza ko muhazi kuko muri abavuga butumwa beza. Haleluya. Haravuga ngo twigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Haleluya. Utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Ukumara imyaka wiga ubumenyi buzagufasha mu buzima bwa buri munsi, wemerere n'Imana ikwigishe. Ngo twigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo ujye uduha kwibuka ko iminsi yacu ibaze, bityo tuzabe abanyabwenge. Haleluya. Reka nishyiremo kano gaparanteze nk'abantu bo muri kaminuza, mutunge Bibiliya yera Ikinyarwanda, ariko ubwo mwagize amahirwe yo kumenya Icyongereza, mukagira amahirwe yo kumenya Igifaransa, bamwe muri mwe mukagira amahirwe yo kumenya Igiswahili n'izindi ndimi zitandukanye, muzajye musoma Bibiliya zose. Haleluya.
ntago wowe nk'umuntu w'umusore uri muri kaminuza ukwiriye gusoma Bibiliya nk'abakecuru dusengana mu rusengero iwacu. Muranyumva? Haleluya. Ihishurirwa Imana iduha akenshi rijya rigendana n'ubumenyi tugenda tugira. Yego, murabizi ijambo ry'Imana rivuga ngo ku munyembabazi yerekana nk'iki? Umunyembabazi. Ku kigoryi yerekana nk'iki? Ntigoramye. Imana ubundi ntigorama, ariko biravuga ngo izajyana naho tugejeje. Sibyo nshuti z'Imana? Tubyemeranya ko utazasoma Bibiliya nk'abakecuru, kutazasoma Bibiliya nk'umuntu utarize kandi waragize amahirwe yo kwiga. Sibyo? Haleluya. Iyo dukompaye aya mabibiri atandukanye cyangwa se aya maversion atandukanye bijya bitwungura ubundi bumenyi. Amen. Ariko se ndabwira abakompara ni ikinyarwanda mutarayisoma. Abasanzwe basoma bari bo bakompara, hanyuma basanzwe badasoma basi batangire. Sibyo nshuti z'Imana? Imana ibaha umugisha. Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo ujye uduha kwibuka ko iminsi yacu ibaze, bityo tuzaba abanyabwenge. Ujye uduha kwibuka ko iminsi yacu ibaze, bityo tuzaba abanyabwenge. Uku kubara iminsi yacu byatuma dutunga umutima w'ubwenge, si ukubara ngo menye ngo navutse mu kwezi kwa mbere, ngira anniversaire iki gihe n'iki, navutse mu kwa kabiri. Oya, umva icyo Bibiliya ishaka kutubwira, ni uguha agaciro, ni uguha valeur buri munsi wose ugize ubuzima bwanjye. Muranyumva? Ni uguha agaciro buri saha yose igize ubuzima bwawe. Ni ukudakora ibyangiza muri buri mahirwe y'ubuzima Imana iguhaye. Haleluya. Imana yacu tugire neza. Kubara iminsi yawe ni uguha agaciro ubuzima bwawe, ukavuga ngo iyi saha irambere y'agaciro, uyu mwanya urambere w'agaciro, uyu munsi urambere w'agaciro, umwaka nibumare muri kaminuza urambere w'agaciro, ibiri ndi buhamare irambera y'agaciro, sindi butakaze umwanya. Haleluya. Ni ugufata umunsi wose, kuko umunsi ntabwo ujya ugaruka. Murabizi ko itagaruka. Ubu uyu nguyu ntuzagaruka. Mwagize neza, muri mu giterane, muri mu nzu y'Imana, murifuza gutangira umwaka mu mbaraga, ariko uyu munsi ntabwo uzagaruka. Ni ugufata buri munsi wose ugasiga ukongereye agaciro. Hari umuntu unyumva? Hari iminsi dutambukamo nta kintu twiyongereyemo mu buzima, cyangwa se twahuye n'ibitugabanya mw'agaciro twari dufite, ariko reka buri munsi wose uzamara muri iri shuri, uzamara mu gihe cyawe cyo kwiga, uzasiga ukongereye agaciro. Haleluya. Imana yacu tugire neza. Ushobora kumara amasaha mu kintu uri burangize kikagusiga utakaje agaciro nako wari ufite. Muranyumva nshuti z'Imana? Umukozi w'Imana yahoze aduha ubuhamya. Ni ukuvuga ngo hari ahantu yashobora kuhagira gute? Kwatakariza agaciro. Umuntu ashobora gutakaza agaciro abantu ntibabimenye, ariko mu ijuru bo barabimenya. Si mu ijuru gusa babimenya, n'ikuzimu barabimenya, kuko baratureba. Imana yacu dutabari. Uzagambire rero mu buzima bwawe kugira ngo utunge umutima w'ubwenge ko nta saha izasiga ikwambuye agaciro, ahubwo ko buri saha yose uzayikoresha kugira ngo ube umuntu wiyongereye agaciro. Haleluya. Amena. Haleluya. Ubwo mwaje kwiga uzakoresha umwanya wawe kugira ngo wige, ntuzarangare. Ni amagambo duhora tubwirwa kenshi. Iyo ufite amahirwe ukaba ufite ababyeyi cyangwa abakurera babyitayeho, bahora bakwibutsa ko udakwiriye kurangara. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nuha umwanya wawe wo kwiga agaciro, uzarangiza uri mu batsinzi. Ushobora kumbwira ngo hari igihe umuntu yiga ariko akanga agatsindwa. Yego? Bibaho? Yego. Reka nkubwira ngo umwanya wawe nuha agaciro mu bijyanye n'amasomo, uzarangiza utari mu batsinzwe. Abadafite kapasite yo kwiga ntago bageze muri kaminuza nk'uko mwahageze, bagarukiye muri primaire cyangwa se muri segonderi batageze kure. Ubwo Imana yagushoboje ukagera ahangaha n'amahirwe yo kwiga kandi ukaba uwa mbere, uracyayafite. Haleluya. Ariko iyo utashoboye kumanaginga neza igihe cyawe kitabaye icy'agaciro mu maso yawe, ugikoresha nabi n'ibizakuzanye bikakunanira. Haleluya. Imana yacu tugire neza. Ndifuza ko mu minsi uzamara muri ubu buzima bwa kinyeshuri wakwitoza kuba inshuti y'Imana, ukagira ubuzima bwo mu mwuka buri deep cyangwa se bucengeye. Hari umuntu unyumva? Ni amahirwe ufite yo kuba waramenye Imana uri umusore, yo kuba waramenye Imana ukiri mutoya, yabyaza umusaruro. Haleluya. Haleluya. Ni ibimenyerewe kandi ni ibisanzwe ko umuntu ashobora kuririmba, ko umuntu ashobora kubwiriza, ko umuntu ashobora guterana, ariko adafite ubuzima bw'umwuka bwimbitse, atari inshuti ya mwuka wera. Ariko wowe ikora ikinyuranyo.
Haleluya. Iyi myaka Imana igutije ukagira amahirwe yo kumenya Imana ukiri mutoya, hinduka umusore n'inkumi bagira ubuzima busabanye n'umwuka, bitari ibyo mu kigare, bitari ibyo hejuru, bitari ibintu biri superficiel, kuko kuririmba no kubwiriza biroroha. Haleluya. Umuntu wese utari ikiragi, udafite ubumuga bwo kutavuga, yabasha kuvuga ubutumwa bwiza, yafata mikrofone akavuga. Ariko ikintu dukeneye kitari icya rusange ni ukugira ubuzima bwimbitse hamwe n'umwuka wera, tugahinduka abantu bahinduka inshuti z'umwuka wera. Haleluya. Amen. Iyo twahindutse ba bantu baha agaciro buri munsi na buri saha, dusohoka mu bakristo twakwita abakristo bari bagereranyije, cyangwa mu cyongereza bavuga ngo iki? Average. Yego. Dufite ubwoko bubiri bw'abakristo. Haleluya. Ubwo bwoko bubiri bw'abakristo burimo mwebwe b'urubyiruko, burimo twebwe abakuze, burimo abapasiteri, burimo abavuga butumwa, burimo abaririmbyi, burimo inzego zose tubona mu nzu z'Imana. Haleluya. Abo bakristo ba mbere ariho harimo ikivunge cyinshi, ni abo bakristo bagereranyije cyangwa twakwita average. Amen. Hari umuntu unyumva? Bashobora kuvuga ubutumwa bwiza, bashobora gutanga amaturo, bashobora kuririmba, bashobora gukora protocol, bashobora kuba mu nzu z'Imana tukababona bakora imirimo y'Imana. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Ariko kandi abo bakristo bari average bagira iminsi yo kugendera mu by'Imana, bakagira n'iminsi yo kutabigenderamo. Bashobora kuba baririmba bavuga ubutumwa bwiza, bashobora kuba bakora imirimo mu nsengero, ariko igitondo kimwe ukababona mu buzima butarimo iby'Imana. Twebwe hano turi abanyeshuri, wababona bavuga ubutumwa bwiza ukongera ukababona banakopera. Mujya mubabona? Mujya mubabona? Biroroshye uzajya utuvuga uti abangaba ni babandi bari muri babandi bari iki? Bari average. Sibyo? Bashobora kuvuga ubutumwa bwiza ariko bakaba no muri copinage. Copinage iremewe? Bashobora kuvuga ubutumwa bwiza bakaba no muri relationship zanduye zibajyana mu cyaha. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Baracyari muri cya gice cyitwa average. Bashobora kuririmba bagahimbarwa, bashobora kuvuga ubutumwa bwiza bagatera haleluya 100, bashobora kwitera hejuru bakaguruka, bagakora ibintu bitangaye, ariko bamanuka gato nyuma y'amateraniro tukongera tukabonaho ibintu bitari iby'ubumana. Baracyari muri ihe kategori average. Ikimana igushakaho mu gukora ibyo gukiranuka nuko wasohoka muri iyo kategori. Haleluya. Muranyumva nshuti z'Imana? Reka nongere mfungura kandi ga parenthèse. Kuba muri relationship ntabwo ari bibi, ariko mwibuke ko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo twigishe kubara iminsi yacu bitume dutunga umutima ufite ubwenge. Ese bigiye kunyungura iki? Bigiye kunyungura iki kuba muri relationship nkiri umunyeshuri, nkiri nko mu mwaka wa mbere, namba wenda n'abagiye kurangiza? Ushobora kuvuga ngo nindangiza nzahita nshaka uyu ni fiance nakwiye mu ishuri, ariko ndi mu mwaka wa mbere cyangwa ndi no muri segonderi, nabonyemo n'abasegonderi. Bimariye iki? Umva impamvu nta kintu biri kumarira niba uri umukristo. Ndavugana n'abakristo. Haleluya. Ntitwateranye nk'abakristo. Yesu ashimwe cyane. Utari umukristo nta kibazo arabyemerewe, ariko turavuga nk'abakristo. Ndi umusore cyangwa ni inkumi, n'ubusanzwe ntaraba no muri relationship, umubiri wanjye ntunyoroheye. Haleluya. Mutuye mu ijuru yanyu iraboroheye? Mutuye mu isi. Naragendaga mu mujyi wa Kigali ejo bundi nta minsi ishize, ntabwo nabibabwiye abasore twari kumwe mu modoka, hari harimo abana banjye, hari harimo n'abandi. Duca ku mukobwa wambaye mini, yari umukobwa munini w'inzobe wambaye ikanzu y'umukara ya mini bikabije. Ndamureba, ndongera ndabareba abo basore twari kumwe mu modoka, ndavuga ngo gukiranuka muri iki gihe birakomeye. Birakomeye kuko isi yuzuye ibibi. Umuntu uzabishobora ni umukristo utari average. Ndababwiza ukuri, ni umukristo uri bube deep mu buzima bw'umwuka, ni umukristo uri busabane n'Imana neza. Ntabwo byoroshye gukiranuka kuri iki gihe. Naravuze n'Imana, abasore bacu barakomerewe, uretse ko n'abakobwa batorohewe. Bariya abakobwa n'abariya abahungu ntabwo benda kumanura amakanzu, azaguma azamuka. Ntibugire ngo azongera kuba maremare. Oya,
isi bizakomeza bizamuke, bazagera igihe bagende banambaye na bikini. Ni ku isi n'imigana. Umuntu uri bubishobore rero ni umusore n'inkumi batari average, biyemeje kwigira imbere, bakaba dipu mu by'Imana. Nataba dipu mu by'Imana bizamuhitana, ntabwo azabibasha. Nari mvuze ngo relationship iri bugutakariza umwanya, kuko n'ubusanzwe utanayirimo, udafite umuntu uraraguhamagara ngo akubwire ko agukunda gukumbuye, n'ubusanzwe umubiri wawe nturi bukorohere kuko uri mu myaka y'ubushyuhe. Nubigerekaho kugira umuntu urara wohereza SMS, biraza kukunanira ibyo gukizwa. Sibyo nshuti z'Imana? Ibyiza rero kugira ngo mpeshe agaciro ubuzima bwanjye ndaba mbiretse nimba ashaka kuba umukristo. Haleluya, haleluya. Imana ibahe umugisha. Amen. Uyu mukristo uri average azakorera Imana, ariko yongera kure n'ibindi bitarimo ubumana. Imana yacu dutabare. Ni ukuvuga ngo ya minsi agomba kubara kugira ngo atunge umutima w'ubwenge, iminsi ye ntago yayihaye agaciro. Arimo aremerera ubuzima bwe bukajya mu bintu bimwambura agaciro. Iyo uguye mu cyaha uyu mugoroba, burya uba wambuwe agaciro. Iyo ukinesheje umwaka, ukakinesha amezi 2, ubuzima bwe bwo mu mwuka bari muri buhabwa agaciro. Mu bantu Imana yiratsa, Imana igushyiramo. Isi yose ishobora kuba itakuzi, mu kigo bashobora kuba batakuzi, nta n'ikintu uyobora, ariko mu ijuru barakumenya. Haleluya. Baravuga ngo uyu mwana yahaye agaciro iminsi yo kubaho, azi uwo ari we, azi Imana yiringiye. Imana igusohore mu bakristo ba village. Haleluya. Iguha imbaraga zo kuba mu bakristo Imana yishimira. Amen. Ikintu kibabaje nkuko nayo maze kubivuga, nuko ariho hari abantu benshi. Iyo haza kuba atariho hari abantu benshi, tuba tumaze guhindura iyi si yacu. Ariko uvuganye n'abantu batizera Imana, uvuganye n'abantu batajya mu nsengero zacu, ukababaza icyo batuvugaho, muzi icyo badusubiza? Baratubwira ariko se mwagiye mugabanya urusaku, bariya muririmbana turabana muri ibi ngibi, bariya bavuga ubutumwa bwiza ni bagenzi bacu, aho dukata nabo barahakata, amagambo tuvuga dutukana nabo barayavuga, muri karitsiye inzangano zihari nabo baba bazirimo, bigatuma ubutumwa bwiza twahawe bwamburwa imbaraga. Kubera ko abakristo benshi bahisemo kuba mu rugo rwego rw'abaciriritse rwa average. Imana yacu dutabare. Haleluya. Amen. Ushobora gusohoka rero muri urwo rwego ukaba best, cyangwa umukristo data yirata. Amen. Twese turabyemerewe, ariko ni umuntu bihitamo. Muranyumva nshuti z'Imana? Muranyumva abakozi b'Imana? Utaretse kuririmba nk'uko ubishaka, utaretse gusirimba nk'uko ubishaka, utaretse kuririmba modeli ukunda no kubyina modeli ukunda, kuko mu ijuru no muri zira zose zizahurirayo. Abaririmba nk'uko abana bene data baturirimbiye bazaba bariyo, abasirimba bazaba bariyo, bose bazaba bariyo. Ikibazo si injyana y'indirimbo, ikibazo si uburyo tuvuga ubutumwa bwiza, ikibazo ni uburyo umutima wanjye ubanyemo n'Imana. Haleluya. Dushobora no gusohoka muri urwo rwego rwa village tukaba aba bantu bafitanye n'Imana ibanga, abakristo data yirata. Abakristo data yirata bahinduka ishema ry'ubwami bw'Imana. Haleluya. Ndi umubyeyi, iyo abana banjye bakoze ibintu byiza numva binteye ishema, iyo bakoze ibintu bibi numva binteje ikimwaro. Kandi njyewe ndi umubyeyi utari mwiza 100%. Data akeneye abana bamuhesha ishema. Haleluya. Ese wakwemera muri iri shuri, wakwemera mu myaka ufite y'ubusore wagize amahirwe yo guhura n'Imana, wakwemera ugahinduka ishema ry'ubwami? Haleluya. Ibyo wabiba uri muri Katolike, wabiba uririmba muri Rasa, wabiba ubiririmba muri Narada, wabiba ahariho hose, ukamaramaza mu mutima wawe, usohoka muri iki giterane ukavuga ngo ngewe nzaba ishema ry'ubwami. Nzaba umuntu Imana itinzaho amaso, nzaba umuntu Imana itandeba ngo yicuze icyatumye ndema, nzaba umuntu Imana ireba ntiyicuze icyatumye mpagakiza. Haleluya. Uzi ko umuntu ashobora kugira imirimo ipfuye, Imana ikavuga ngo arutwa n'uwari gukizwa yenda gupfa handi ku munota wa nyuma, kuko byibuza ntiyari bugushe benshi. Turi inzandiko zisomwa na bose. Mwahisemo kuba abakristo, abo mwigana mu ishuri batemereye Imana yanyu barabareba, bagutegerejeho ko bakopera, wowe ntukopere.
bagutegereje ko bagira ibyo bapfa muri dore aho barara, wowe ntubipfe nabyo. Bagutegereje ko bashobora kuvuga ijambo ribi, ariko we bagagusanga ni ryiza buri munsi. Barakureba, abo uzi n'abo utazi barakwitegereza. Reka umaramaze mu mutima wawe uvuge ngo ubuzima bwanjye nzabuhesha agaciro, nzabara buri saha na buri munsi, nzahinduka ishema ry'ubwami. Haleluya, haleluya. Ubu umuntu ukunda gukora ibyo gukiranuka, ubundi ririya jambo twashingiye muri vuga ngo Imana irifuza ko dukunda gukora ibyo gukiranuka, dukunda kubabarira, tugendana n'Imana duca bugufi. Byose bikubiye mu gukiranuka. Nukiranuka kubabarira bizashoboka, nukiranuka kwitoza guca bugufi bizashoboka. Haleluya. Uhinduka umuntu ukunda gukora ibyo gukiranuka, ugira ingamba ufata mu mutima wawe, ushaka Imana bitari ibyo gushyushya amarangamutima. Amen. Niba harimo wenda ngewe no gusaza, uko umuntu agenda akura yifuza ko ikintu cyose agiyemo cyasigara umumaro kimugiriye. Iyo umuntu akiri muto hari igihe bitandukana. Muranyumva nshuti z'Imana, nibuka nkiri mutoya ko twajyaga tumanuka tukajya gukata ahantu nta kintu tugiye gukora. Ahantu nigaga i Nyamirambo muri Saint Andre, twajyaga tumanukana n'abandi bakobwa n'abahungu bavanze burungano, tugaherekeza abataha mu mujyi. Murareba Nyamirambo no mu mujyi, tukabaherekeza. Kandi njye natahaga i Nyamirambo, tukabaherekeza n'amaguru, ntabwo twategaga bisi, tukabaherekeza n'amaguru, tukongera tukagaruka i Nyamirambo. Ubutoya ni bwiza, ariko iyo utitoje guha agaciro buri munsi w'ubuzima bwawe, burangiza bugupfiriye ubusa. Gukura rero uyu munsi bituma nifuza ko buri hantu hose maze umwanya ndi bugire icyo mpakura, ndi bugire icyo mpungukira, cyangwa se byibuza nanjye mfite icyo mpatanze. Nta mwanya wo gupfa ubusa. Haleluya. Ugize amahirwe ukabishyira mu buzima bwawe ukiri mutoya, wazagerana n'Imana kure kure kure, birenze ibyo batangiranye n'Imana bakererewe. Imana yacu tugire neza. Ukunde gukora ibyo gukiranuka, uha ingamba umutima wawe, uhora ushaka ibintu bitari ugushyushya amarangamutima. Uvuga uti nabyiniye Imana, ariko wowe wabyinnye kuko uri mutekereza ku Mana. Uvuge ngo nafashe umwanya wo gusenga, ariko hari icyo nabikuyemo. Nafashe umwanya wo gukorera Imana, hari icyo nabikuyemo. Nta mwanya wo guta, nta kubara amasaha mu biganiro bipfuye bidafite ikintu namba biri busige byunguye ubuzima bwanjye. Turabyemeranyije nshuti z'Imana. Imana yacu tugire neza. Abantu bose bakorana n'Imana ibikomeye, bagerana n'Imana kuri, bagira ingamba mu mitima yabo zitazwi n'abandi bantu. Iyo twitegereje ubuzima bwa Daniyeli, reka dusome mu gitabo cya Daniyeli igice cya mbere, dusome 17 tugeze kuri 20. Igitabo cy'ubuhanuzi bwa Daniyeli igice cya mbere 17 tugeze kuri 20. Haravuga ngo maze abo basore uko ari 4 Imana ibaha kujijuka no kuba abahanga mu byo bigishwa no mu by'ubwenge. Ariko Daniyeli yagiraga ubwenge bwo kumenya ibyerekanwa byose no gusobanura inzozi. Nuko iyo minsi yo kubazana yategetswe n'umwami Nebukadinezari ishize, umutware w'inkone ajya kubamumurikira. Bahageze umwami aganira nabo, ariko mu bandi bose ntihabonetse uhwanye na Daniyeli na Hananiya na Mishayeli na Azariya. Nicyo cyatumye abagira abakozi be. Mu ijambo ryose ry'ubwenge no kumenya icyo umwami yababazaga, yabonaga barusha abakonikoni n'abapfumu bose bari mu gihugu cye cyose inkubwe 10. Haleluya. Aba basore uko ari 4 bari barahaye ubuzima bwabo agaciro. Kugira ngo umwami abeho akazi, abagira ibyegera bye, nta mwene wabo wa Daniyeli wari uhari ngo amuvuganire. Muranyumva nshuti z'Imana, nta kimenyane kigeze gikora. Uko bahaye ubuzima bwabo agaciro, byatumye nabo hanze bahagirira agaciro. Haleluya. Bitoje kubara iminsi yo kubaho kwabo, bafata ubusore bwabo ntibabupfusha ubusa. Nta kimenyane cyari gihari, ntago hari mu gihugu cy'iwabo, nta muntu n'umwe wari kubavuganira. Ariko kuko bahaye agaciro ubuzima bwabo, igihe cyo gusohoka kigeze, nabo igihe kirabemerera, bagira agaciro mu maso y'umwami. Haleluya. Nta kindi kintu umwami yabaciye, umwami yarabasuzumye, arabapima, asanga ngo baruta abandi bantu 10. Muranyumva nshuti z'Imana. Haleluya. Muri iki gihe cy'ubusore
muri iki gihe ugize amahirwe cyo kuba uri mu ishuri, umeze nk'umuntu uri mu kibuga. Ibyo ukora ahangaha, ibyo uzakora muri iyi myaka bizaguherekeza hariya hanze. Haleluya. Wari uzi ko bizaguherekeza? Ibyiza ukora bizaguherekeza, amarezo n'ibibi ukora nabyo bizaguherekeza, cyangwa se bizakugiraho ingaruka. Bimwe bizakugiraho inyungu, ibindi bikugireho ingaruka. Imana yacu ishimwe. Buri munsi w'ubuzima bwacu, buri mwaka w'ubuzima bwacu, uko tuwukoresheje byanze bikunze tuzahura nabyo hanze. Haleluya. Turacyakundanye. Amen. Bafashe umwanya barajijuka, bafata umwanya bagwiza ubwenge. Yesu ashimwe barokore inshuti zanjye. Yesu ashimwe bakristo inshuti zanjye. Gusenga, kuririmbira Imana, kuvuga ubutumwa bwiza, kuba dusoma Bibiliya, ntabwo ari igihe cyo guhinduka injiji. Amina. Mwibuke ko twavuze ngo turifuza kuba ishema ry'ubwami bw'Imana. Iyo mbaye umuntu uririmba neza, nkaba umuntu ubwiriza neza, ariko umuntu yakwitegereza ubuzima bwanjye agasanga bwuzuyemo n'ubujiji, nagera ku rwego najya kugeranywa n'abandi ngasanga buri munsi ndi w'inyuma. Ese utekereza bihesha icyubahiro ubwami bwa data? Bibuhesha icyubahiro? Ntabwo bibuhesha icyubahiro. Haleluya. Aba basore nta muntu wabavuganiye, bahesha agaciro ubuzima bwabo, ubuzima bwabo nabo bahesha agaciro. Nuhesha agaciro ubuzima bwawe, nawe buzaguhesha agaciro. Haleluya. Imyaka wamaze wirundamo ibyo gukiranuka, ibyo kugwiza ubwenge no kwirukana ubujiji, nawe bizakuvuganira nugera hariya hanze. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Amen. Ikindi ukwiriye gukora, aba basore barirobanuye. Iyo umuntu ashaka kugerana n'Imana kure, arirobanura. Nagaruka kurobanura ku moko no ku madini, arirobanura mu bo bagendana, areba bahuje ibyo bemera, areba bahuje valeri. Impamvu Daniel yabanye n'aba basore, bose bari abantu basenga. Siko bimeze? Bose bari abantu bagambiriye gukiranuka no kwanga kwiyanduza. Bose bari abantu bashaka ubwenge no kujijuka. Haleluya. Bari babihuriyeho. Iyi myaka y'ubutoya ni imyaka yo kugwiza inshuti, ni imyaka yo kugira ikigare, kandi ntabwo ari bibi, ntabwo ari bibi, ariko robanura. Daniel ntiyari bwicarane n'abasore basambana. Daniel ntiyari bubane n'abasore bakora ubusa. Daniel ntiyari bubane n'abasore badakunda gusenga. Ntabwo yari bubane n'abasore badakunda gukiranuka, kuko bari bumukerereze mu rugendo. Ukuriye yirobanuye, bakagira itsinda rifite umwihariko, rikunda gusenga, rikora ibyo gukiranuka, rigwiza ubwenge, rishaka kujijuka. Umwami bose abarebye ababuraho umugayo. Haleluya. Ubuzima bwawe agaciro, urobanure mu bo mugendana. Imana yadusabye gukunda abantu bose, ariko Imana ntigeze dusaba gucudika n'abantu bose. Muranyumva nshuti z'Imana? Tangira witegereze mu bantu iyo mumaranye isaha, aho kugira ngo bakongerere agaciro, ahubwo bakwambura nako wari ufite. Bakwambura agaciro gute? Muraganira, akakubaza niba muri abakobwa, akavuga ati ubaho udafite inshuti, ubwo uza kurehera amavuta, ubwo uza kurehera telefone. Ubuse ko ababyeyi bakennye no kubona ya buruse yo yatinze, cyangwa kubona icyo kwisiga, cyangwa kubona icyo kugura padi, cyangwa kugura kenda keza, urabona uzabikura he? Iyo nshuti irimo irakongera agaciro cyangwa iragukuramo nako wari ufite? Iragukuramo nako wari ufite. Abantu bagerana n'Imana kure, nshuti z'Imana, baritoranya. Haleluya. Baritoranya. Uzaba umuntu witoranya kandi wirobanura. Ntabwo wemere kugenda muri buri kigare cyose. Haleluya. Amen. Wicudikana mu mudahuje ingamba. Robanura mu basore kuko aba basore birobanuye, kandi uko birobanuye bagakomeza izi ngamba bari bafite, gukunda gusenga, gukiranuka, gushaka ubwenge no kujijuka, niko bose Imana igiye kubatabara, yabatabariye hamwe. Haleluya. Ntabwo ari bo bonyine bari bakuwe i Babuloni, hashobora kuba hari hakuye ikindi kivunge cy'abasore benshi tutigeze tumenya amazina yabo. Nuho ubuzima bwawe agaciro, izina ryawe byanze bikunze tuzarimenya, nitutanarimenya mu ijuru bazarimenya. Haleluya. Ariko niwambura agaciro ubuzima bwawe, uzagarukira ku rwego rwo hagati rwa village, nyamara Imana yari yarageneye kugukoresha ibintu bihambaye. Amen. Haleluya. Reka ndangirize kuri aya magambo. Zaburi 119 umurongo wa 9. Zaburi 119 umurongo wa 9 haravuga ngo umusore azeza inzira ye ate, azayejesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe ritegeka. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo mbese umusore yagenza ate ngo agire imibereho iboneye? Umusore yagenza ate ngo agire imibereho iboneye? Yakurikiza ijambo wavuze. Haleluya. Ese urifuza kugira imibereho iboneye?
urifuza kugira imibereho itariho umugayo, Uwiteka yakubwiye ibyo agushakaho, yarabikumenyesheje, ariko ni icyemezo cy'umutima wawe. Nugifata ukitandukanya, uzagerana n'Imana kuri. Haleluya. Uyu mwaka uzasiga itandukaniro mu buzima bwawe, ariko nufata ibyemezo bya kera ukagendana n'ikivunge kidafite aho kijya, kidafite ingamba mu mutima wawe, uyu mwaka uzakubera nk'umwaka watambutse. Ndetse nudaha agaciro ubuzima bwawe n'amahirwe yo kuba ahantu nk'aha, uzayamburwa. Ntihari bagenzi banyu bayambuwe se? Ntibahari? Umuntu akaza kwiga yikokoye, ariko ababyeyi be bikokoye kugira ngo barebe ko umwana yajya mu ishuri, ariko bakazamufata mu basimbutse ikigo, bakazamufata mu basinze, bakazamufata mu banyweye urumogi, cyangwa se bakamutera inda. Nanjye vuga ngo cyangwa agatera inda, ariko iyo baziteye bo nta kimenyetso kibajyaho. Ariko amaso y'Imana babireba. Reka ndangirize kuri aya magambo. Reka buri saha y'ubuzima bwawe ibisaha isiga ikongereye agaciro. Haleluya. Buri munsi utambutse ubu munsi usiga ukongereye agaciro. Icyo Uwiteka gushaka wa musore we nuko wakunda ibyo gukiranuka. Uririmbe, ubwirize, wige, ube icyo ushaka cyose n'ikimana yakugeneye, ariko ntihaburemo gukiranuka. Amen. Usohoke mu bakristo bari average. Haleluya. Ube mu bakristo b'inkoramutima, abantu Imana yirata, abantu bahinduka ishema ry'ubwami. Mu madini yose, mu nsengero zose, mu bizera Kristo hirya no hino, harimo ayo moko abiri y'abantu. Uraza guhitamo kuba ubohi, urahitamo kuguma muri abo bo hasi, amazina yabo atazwi, amazina yabo atagira ahagera, cyangwa urahitamo kuba inkoramutima y'Imana, babandi basohoka mu kivunge, bagasohoka mu bantu bari average, bakagira ingamba bashyira mu mitima yabo, bagahora bakora ibyo gukiranuka. Haleluya. Amahirwe yo gukiranuka twese twarayahawe, ariko no wifatira icyemezo cyo kuyasingira. Reka duhaguruke dusenga Imana. Mu nsengero zitandukanye harimo amoko abiri y'abantu, n'amoko abiri yonyine. Hari abubaha Imana n'abatayubaha. N'amoko abiri ahari. Abubaha Imana, abagerageza kuyubaha muri byose, n'abandi banyuzamo bakabikora uko bashaka. N'amoko abiri y'abantu, abubaha Imana n'abatayubaha. Kizana itandukaniro mu buzima bwacu suko namenya kuvuga cyane. Buri muntu wese afite ubushobozi Imana yamuremanye. Buri muntu wese afite impano Imana yamuhaye. Ishobora kwitagaragara, atari yo kujya imbere y'abantu, atari yo kuririmba, atari yo kubwiriza, atari yo gukora imirimo yose igaragara. Wenda ibyawe ari ibikora bucece. Icyo si cyo kibazo, icyo si cyo kizana itandukaniro. Ariko reka umara amaze mu mutima wawe uvuge ngo nzaba muri ubu bwoko bwubaha Imana, nzasohoka muri aba bantu bari average, nzasohoka muri ba bantu bakora ibyo mu nzu y'Imana ariko ejo bakongera bakabivanga n'ibindi. Ndasohoka muri abo ngabo. Nifuza kuba ishema ry'ubwami. Icyo Uwiteka gushakaho si ikindi, yarakikumenyesheje, nuko wakunda gukora ibyo gukiranuka, ukareba ngo Imana irageza ubuzima bwawe kure. Ntuhangayikishwe n'ibibazo waba warasize iwanyu, ntuhangayikishwe n'ubushobozi bukeya. Byose bishobora kuba ibibazo, ariko ba Daniyeli nta mafaranga bambukanye i Babuloni, nta kimenyane bagiyeyo, bajyanyeyo, ariko ntibyababujije gukomera, kuko ubuzima bwabo bari barabuhaye agaciro. Ikibazo saba kuvuganira, ikibazo si uko bizagenda, ruguhana no guha ubuzima bwawe agaciro mu maso y'Imana. Imana izagukingurira imiryango bene wanyu batigeze bahagararamo, bagenzi bawe batazabasha guhagararamo, abatarasohotse mu kivunge batazabasha guhagararamo. Reka twongere tumubwire ngo turifuza kuba muri aba bantu bahaye agaciro ubuzima bwabo. Turifuza kuba muri aba bantu batunze umutima w'ubwenge. Turifuza kuba muri aba bantu babasha gukora ibyo bashakaho. Wongera ubaze umutima wawe, ubaze ngo icyo Imana igushakaho, wibwire, wibaze,
uvuga uti muri ubu busore bwanjye, muri aya mahirwe nagize yo kumenya Imana nkiri inkumi, icyo Uwiteka nshakaho ni iki? Ese ni hehe nagorora? Ese ni hehe nahindura? Ni ikihe gice cy'ubuzima bwanjye Imana yakubitaho amaso ntiyifuze gusubiza aya maso, igasanga kiragayitse? Ugera ubwira Imana ngo Mana, ndashaka ko buri saha yaba ingenzi, accountinga buri saha yaba agaciro, ko nta munsi wanjye upfa ubusa. Niba udafite icyo gukora, masomo yose wayarangije, ujye ushaka ubwenge bwo muri Bibiliya basi, ujye umara umwanya usenga. Uretse ko atari ibyo gukora umuntu yarangije byose, ariko handi wibwira ngo nta kindi kintu na kimwe mfite cyo gukora, uzajya ugwiza agaciro k'umwuka wawe, maze umwuka uba hejuru, ube hejuru y'ibibazo n'ibigeragezo by'iyi si, ube hejuru y'imitego Satani atega urubyiruko. Impamvu abatega nuko azi ko muri imbaraga z'ubwami, nuko azi ko Imana yakorana namwe ibyo abasaza batabasha, ibyo abakecuru batagishoboye. Reka umara maze mu mutima wawe ubwira Imana ngo Mana, ngiye gusohoka mu kivunge, ngiye gusohoka mu bakristo ba Village, ngiye kuba inkoramutima yawe. Nzakuririmbira ariko nzaririmba nkubaha, nzabwiriza ubutumwa bwiza ariko nzabubwiriza nkubaha, nziga, nzicara, nzakora imirimo ahari yoroheje ariko byose nzabikora nkubaha. Ndasohoka mu bintu byose bidahesha izina ryawe icyubahiro, ndasohoka mu bintu byose bitakubahisha. Uyu mwaka urasiga ubuzima bwanjye bugwije agaciro, mu buryo bwo mu mwuka, mu buryo bw'ubwenge, mu buryo bwo kujijuka. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu, wongera utanga ikibazo muri uyu mwaka, wongera utanga ikibazo muri aba basore n'inkumi, urababaza ngo icyo Uwiteka bashakaho ni iki? Ni igihe cyo kwitekerezaho, ni igihe Mwami cya reflexion, ni igihe cyo gusubiza amaso inyuma kugira ngo turebe uko tuzagendana nawe muri uyu mwaka w'amashuri. Ni igihe uduhaye ikibazo, ni igihe urimo twerekezaho amaso, ushaka ko wabona umusore n'inkumi barimo bavuga ngo icyo Imana ishakaho no gukora ibyo gukiranuka, bakiyemeza kugendera muri uwo murongo, bakiyemeza gushyira ubuzima bwabo mu byo gukiranuka, ubuzima bagenzi babo bazi cyangwa batazi. Turi hano Mwami kugira ngo tumanurire izo mbaraga, tumanurire izo mbaraga tukiri mu kwezi kwa mbere, tuzazisorezemo mu kwezi kwa 12. Uwiteka Mana Nyiringabo, dushoboze. Turifuza gukora ibyo gukiranuka, turifuza kubara iminsi yacu nk'abantu bafite umutima ufite ubwenge. Turifuza ko nta saha yadupfira ubusa igasuga twambuwe n'akagaciro twari dufite. Turifuza ko nta gihembwe, nta cyumweru, nta munsi wasiga n'agaciro twari dufite kanyazwe. Turifuza Mwami gukora ibintu bifite umumaro mu bwami bwawe. Turifuza kukubera inkoramutima, turifuza kukubera abantu werekezaho amaso, maze mu ijuru hakaba umunezero. Turifuza kukubera abantu wishimira, turifuza kukubera abasore n'inkumi wirata, turifuza kwirobanura mu kivunge, turifuza kujya ku ruhande nk'uko ba Danieli babigenje, biyunze n'abantu bahuje umugambi, biyunze ari abasore bakunda gusenga, biyunze ari abasore bafite ingamba mu mutima zo gukora ibyo gukiranuka no kutiyanduza, biyunze ari abasore bashaka ubwenge no kujijuka, ari abasore banze ubuswa, ari abasore banze ibintu biri mediocre, biyunze ari abasore bashaka excellence. Hagurutse amatsinda ameze atya muri aya makorari, muri izi ministries, hagurutse abasore bameze gutya, hagurutse abakobwa bishyira ku ruhande, bagakunda gukora ibyo gukiranuka, bagakunda gusenga, bakanyoterwa impano z'umwuka, bagakumbura kuzura umwuka wera, bakifuza guhanura, bakifuza kuvuga mu ndimi nshya, bakifuza kuba aba mbere mu ishuri, bakifuza gukora ibyo gukiranuka, bakifuza kuba abakobwa umuntu atacisha mu ijisho. Hagurutse amatsinda ameze atya muri aba basore n'inkumi, Mwami w'abantu, abantu birobanura, bakagira ubuzima bw'umwihariko, bakagirana nawe ibanga, bakagirana nawe ubucuti butari ubwo mu kivunge, butari ubwo muri ba bakristo basanzwe. Uwiteka we, tuzanyurwa nk'ababyeyi, imitima yacu izagushima nitubona abasore n'inkumi bameze batyo. Turagushimira ibyo bakoresheje,
turagushimira aho bagejeje, turagushimira ko wabahamagaye, dore bari mu nzu yawe, bari mu murimo wawe, hari ibyo bigomwe, hari ibyo bavuyemo, ariko hari ibindi byiza byinshi ubabikiye. Reka bahagarare nk'abihaye agaciro kugira ngo ibyo bindi byiza ubabikiye nabyo babisingire. Mwami mwiza, nongeye kukwereka ubuzima bw'abana bawe, ndakwinginze ngo ureba gusenga kose kuzamuka mu mutima, icyaba kimuremereye ukimuture, icyo yabatekereza yasize iwabo kikamubuza kwiga, ingorane yazanye mu ishuri ituma atabasha kwiga neza, ndakwinginze kugira ngo uyikoreho. Uko watabaye ba Daniyeli badafite abavuganira, niko watabara umwana w'imfubyi ahangaha, niko watabara umwana udafite aho ataha, niko watabara umwana udafite n'uzamubaza birote n'amasomo ko yagenze, niko watabara umwana waje adafite umuntu asize inyuma uzamubaza n'amakuru, uzamubaza n'amasomo niba agenda. Uko watabaye ba Daniyeli niko watabara uwo musore, niko watabara iyo nkumi. Umuhe kukwikomezaho kuko uri umubyeyi kandi uri umurengezi w'abatagira kirengera. Ndakwereka buri kibazo na buri cyifuzo na buri kintu yakomaho umutima, uru rugendo rukamuremerera, kugira ngo Mwami muri iki gicamunsi ukimuture, umwuzuze imbaraga zawe, umurwanirire kandi umuhe gutsinda. Ushobewe wese umwibutse kuri umubyeyi we, umwibutse kuri inshuti. Utazi uko byagenda, wibaza uko iki gihembwe kizarangira adafite n'amavuta yo kwisiga, adafite n'umwambaro wo kwambara, adafite n'ibindi bikoresho basabwa ku ishuri, ngaho manuka umubere Imana, kuko uri Imana ishobora byose. Mushyirira inzira aho zitari, kuko urabibashije. Mwami, nongeye guhesha umugisha abayoboye uyu murimo, abaraye amajoro basenga kugira ngo iki giterane kibeho, nibahabwa umugisha. Abasore n'inkumi bahagurukiye kugukorera, bahagurukiye gukangurira abandi by'uru rugendo, bose baha umugisha, ngaho bagirire neza. Aba bakozi bawe bakorera mu ndirimbo no mu butumwa bwiza butandukanye, bazamure, bageze kure, buzuza impano, buzuza amavuta yawe. Nibaririmba abantu bakire agahinda ko mu mutima, nibaririmba abantu bakire indwara, nibaririmba abantu bakire ubwihebe, nibaririmba amadayimoni ave mu bantu, nibakuvugira Mwami w'abami hagaragara impinduka zifatika, bakoreshe kuzageza mu busaza. Abakwikomejeho bajya bagenda bagwiza imbaraga, ndetse ngo bere imbuto kugeza no mu busaza. Reka Mwami uko waduhaye amahirwe yo guhurira hano hantu, tuzongere duhurire no mu bwami bwawe. Shaje ngeze mu zabukuru, uzampe kumva imirimo ikomeye wakoresheje uru rubyiruko Mwami, uzampe kumva ibitangaza, uzampe kumva insengero zavutse, uzampe kumva ministries zikomeye, uzampe kumva ibikorwa bikomeye bazakora muri iki gihugu no hanze yaho. Ndakwizeye, cyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Yesu abaho umugisha, murakoze.